Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, rero muri ibyo bisubizo bine haba harimo igisubizo kimwe cy'ukuri, ukagihitamo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Biri byo no kubisaba gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo yo kugira ngo abafashe gukosora bino bizame biba byakozwe bitabagoye, aho namaze kubashyiraho amasomo ku byapa, ku bimenyetso bimurika, ibimenyetso byo mu mihanda ndetse n'andi, kugira ngo ujye ubibonera ku gihe. Rero ukanda subscribe. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona code mu gahe gatoya. Iyo wujuje ibisabwa ntabwo birenze iminota 3, aho waba uri hose mu gihugu ukaba umaze kubona code yo gukoreraho ikizame. Bibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, murabizi hari abantu baba bafite akazi bitakunda ko baza mu ishuri, hari uburyo twabashyiriyeho bwo kwiga online, aho tuguha amasomo ukiga online, nyuma y'igihe gitoya nawe ukagenda ugakora ugatsinda. Rero mutwandikiye kuri 0789 935 16 26 tubafashe izo serivisi zose tuzibagezeho. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ese ikizame cyabajijwe uyu munsi, ikibazo cya mbere cyabazwaga ngo iki? Hano ikibazo cya mbere cyabazaga ngo icyapa kivuga iki? Ese kino cyapa kivuga iki? Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubategura amasomo agenda bafasha kugira mwumve bino bibazo biba byabajijwe mwa kino kizame, namaze kubategura isomo ryo ku byapa. Niba utari wayibona, jya muri comment ya mbere araba ari iyo link, wikandeho ihita kugeza ku byapa byo ku mihanda. Ni amoko 5 harimo ibiburira, ibitegeka, ibibuza ndetse n'ibindi. Kugira rero bibone ujye umenya aho bitandukaniye, reba iyo video ahasigaye uze dukosorane kino kizame nta kibazo kiri kukugora. Hano rero kino cyapa kivuga iki? Gifite ishusho y'uruziga. Iyo uvuze ishusho ni gutyo uri kubona kino cyapa kimeze. Ese urabona gifite ishusho ya mpande 3? Ese uri kubona ari mpande enye cyangwa ni uruziga? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru byanditsemo 30 ariko icishijemo umurongo w'umutuku. Ese kino cyapa kivuga iki? Hano rero hari ibisubizo bine baba waduhaye, ugatema igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Sega ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. Mbega ngo umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri umuvuduko uri kugendaho utawuhinduye, mu isaha wenda uraba ugiye ibirometero 30 cyangwa uraba ugiye ibirometero 50. None kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetse. Iyo ubonye kino cyapa mbere uba wabonye icyapa naho kimeze gutya ariko kidashishijemo umurongo w'umutuku. Iyo kibonye cyo kiba kigutegeka kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30. Uri hejuru, umuvuduko mutoya akaba ari kilometero 30. Rero iyo ubonye kino cyapa kindi cyo gishishemo umurongo, uba wagendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 cyangwa ukaba wagenda no munsi y'umuvuduko wa kilometero 30. Ho uba ubyemerewe, ibyo bari bagutegetse mbere baba babikuyeho. Noneho kino cyapa cyanditsemo 30 ariko hari igihe uzasanga handitsemo wenda nka 50 cyangwa 40 cyangwa 40 ingahe, bitewe n'ibyo bashaka kukubwira. Niyo mpamvu rero kugira ngo iyo turi kwiga hano tuba turi no gukosora kutuniga. Iyo ubonye hano handitsemo 30, birashobora ko ikindi gihe ushobora kubona kino cyapa ariko handitsemo 50, ariko ubusobanuro bwa kino cyapa icyo ngicyo kindi ntago cyakunanira.
ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 26 gufashe kubona kode mu gahe gatoya. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Nacyo ni ku cyapa, urabona ko uyu munsi waje ku byapa cyane. Nacyo gifite ishusho y'uruziga. Iyo bavuze ishusho, ese uri kubona ni mpande eshatu, ese ni mpande enye cyangwa ni uruziga? Ishusho ni uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ubururu ariko bucishemo umurongo w'umutuku. Ese kino cyapa kivuze iki? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo ntihanyurwa, akaba ari ahantu hatemerewe kuba wahanyura. Bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Mbe bakavuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini, cyangwa se bikaba bibujijwe kuba wahagarara umwanya munini. Sega ngo umuvuduko utarengeje, cyangwa akaba ari kukubwira ati ugomba kugenda ku muvuduko utarengeje. Deka ngo inzira y'abanyeshuri, cyangwa se hano kino cyapa kikaba kiri kukubwira ngo ni inzira y'abanyeshuri, aho abanyeshuri bambukira iyo bagiye ku ishuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa biba bibujijwe kuba wahagarara aho hantu umwanya munini. Kubera iki? Hari ibinyabiziga bitewe n'uko bikoze kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose. Rero iyo bibujijwe kuba wahagarara umwanya munini, bashyiraho kino cyapa kugira ngo bakubwire ko ushobora kuhagarara akanya gatoya, ariko umwanya munini ho bitemewe. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko bino bibazo biragaruka, ushobora kujya mu kizami ugasanga ibibazo birenga 5 byagarutse. Niyo mpamvu uba ugomba kubona imyitozo ihagije kugira ukore rimwe utsinde, nta rindi banga. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyirikarike cyangwa bireba ibinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese bikorwa mu gihe kingana gute? Hari ikintu cyabaye kidasanzwe, biba ngombwa ko hahindurwa ibyanditswe bireba nyirikarita cyangwa biranga ikinyabiziga. Ese bimenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye rero, uhitemo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A iravuga mu minsi 5, B ikavuga mu minsi 8, C ikavuga mu minsi 15, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Wenda ikinyabiziga cyawe cyagonze kirangirika cyane ku buryo kitasubira mu muhanda, cyangwa se cyoherejwe mu mahanga, urumva ibyanditse ku karita bizahinduka. Ese nk'ibyo bimenyeshwa ibiro by'imisoro n'amahoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye, bigakorwa mu gihe kingana gite? Impamvu ugomba kubimenyesha ni uko ibinyabiziga murabizi birasora. Kugira ngo badakomeza kukwaka imisoro kandi ikinyabiziga cyawe wenda cyarakoze impanuka kitazasubira mu muhanda, ugomba kwandikira ibiro by'imisoro n'amahoro. Ese bikorwa mu gihe kingana gute? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kubikora mu minsi 8. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4 kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. A iravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, bikaba bikorerwa mu ruhande rw'iburyo gusa. Mbega ngo igihe cyose ni ibumoso, cyangwa igihe cyose bikaba bikorerwa ibumoso. Seka ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, cyangwa ukaba waca iburyo ariko ari ukuri kunyura ku nyamaswa. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubundi byakagombye kuba B, kuko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ariko iyo wavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho ukoresheje uruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ugiye kujyamo. Rero niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso,
uhita uvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ugahita uhitamo D. Kino kibazo bakunda no kukibaza cyane. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi atandatu. Ese ni ibihe binyabiziga bikorerwa isuzumwa buri mezi atandatu? Aravuga ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, bino bitwara abagenzi muri rusange, bino bibatwara. Mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Bivuze ko toni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Rero hari igihe bahinduye ikibazo bagahita bafata nka zino toni bagahita bazishyira mu biro, ikibazo kikaba cyakunanira kandi bahinduye urugero gusa, nta kindi kintu cyahindutse. Niyo mpamvu ugomba kumenya ingero, niyo mpamvu iyo turi gukosora tuba turi no kwiga. Seka ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha iyo turi kubigisha gutwara. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri, cyangwa se ibisubizo byose bikaba ari ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, ndetse na C ikaba ariyo. Ese ibinyabiziga bikurikira ni ibihe birimo bigomba gukorerwa isuzumwa buri rimwe mu mezi atandatu? Akeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Bibutsa ko bino bibazo bikunda kugaruka, rero kugira ukorere mutsinde nta rindi banga, ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 26. Hasigaye tugagufasha kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, wenda ukora akazi ugakora amanywa yose, ntibyagukundira kuza ngo twigane mu shuri, twabashyireho uburyo bwo kubigisha online, aho dushobora kubaha amasomo ukiga mu gihe gitoya, hashira icyo gihe ukaba wagenda ugakora ugatsinda, kandi ugatsindira ku manota yo hejuru. Ibyo byose rero kugira ubibone, twandike cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero mbahaye, asigaye tubigufashemo mu gihe gitoya. Uramutse wagize ikibazo mwa kino kizami tuba twakosoye, naho urahamagara kuri iyo nimero 07893516 26, nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu, ndagusobanura mpaka ubyumvishe, kandi serivisi aba ari ubuntu. Rero ntukagira ikibazo mwa bino bizami biba byakozwe, ukihererane ujye ukidusangiza. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatandatu kibaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwaho n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Hari inkangu zacitse zipfuka umuhanda, cyangwa hari impanuka yabaye biba ngombwa ko ikimodoka kinini kijyama mu muhanda, biba ngombwa ko baba bawufunze by'akanya gatoya, bibaye ngombwa ko bawuyobya. Rero aho bawuyobereje hari ibintu biba bigomba kuhagaragaza kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuhasanga bamenye ahantu barakikirira inkomyi. Ese bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara asa ate? Mwa bano mabara baduhaye, A iravuga ngo ubururu, B ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese yo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara asa ate? Mwa yano mabara baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Murabizi kino cyapa kiba gifite ubuso bw'ubururu, kiba ari icyapa gitegeka, aho kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero niba bari kuyobya umuhanda bikaba ngombwa ko bawuyobya, aho ugiye kuyoberezwa harangwa n'icyapa gifite ubuso bw'ubururu, kiba kiri kugutegeka ahantu ugomba guca, kutagomba guca aho ngaho hari inkomyi. Murabizi ibyapa byose bishyirwaho kugira ngo birinde abayobozi n'abandi bari gukoresha umuhanda ibyago. Ikibazo cya karindwi kibaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese ku buhe buryo? Wenda abantu bari kugenda mu muhanda, ni udutsiko tw'abanyamaguru
nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri. Noneho ntabwo bigishobokera umuyobozi w'ikinyabiziga uri kubasanga kubona muri metero 200. kubera iki? Wenda ni igihe cy'ibihu cyangwa se ni igihe cy'ijoro butangiye kwira, bagaragazwa n'itara ryera rero imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo nazo zishobora kugaragazwa n'ibi bikurikira. Ubwo ugiye guhitamo igisubizo cy'ukuri mwa bino bisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo itara rimwe cyangwa menshi yera. Iyo bavuze ngo amatara yera bashatse kuvuga ngo amatara wenda yaka urumuri rw'umweru. Reka tubivuge gutyo ko hari abantu benshi bakunda guhita bambaza nka gutyo muri komenti ngo ese ngo mu nsisiro ni iki. Njye nagize wenda ngo ni ijambo ryoroshye buri wese ari kuryumva, ariko nkasanga wenda we yabigizeho ikibazo. Mbega ngo amatara menshi y'umuhondo, seka ngo amatara menshi asa n'icunga rihishije, deka ngo ibisubizo byose nibyo cyangwa byose ni ukuri. Ikaba ariyo itara rimwe cyangwa menshi yera, B ikaba ariyo amatara menshi cyangwa y'umuhondo, na C ikaba ariyo amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A ishobora kuba ariyo itara rimwe cyangwa menshi yera, na B ikaba ariyo amatara menshi y'umuhondo cyangwa se bakagaragazwa n'amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo D. Ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubategurira amasomo agenda bafasha kugira ngo murusheho kumva bino bibazo biba byakozwe, ndi kubategura amasomo yo ku matara no ku bipimo. Kugira uyabonere ku gihe kanda subscribe, ahasigaye ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Kanda subscribe aho hasi rero kugira ntihazagire ikigucika nitugishyiraho. Iravuga ngo umweru cyangwa umuhondo imbere, mbega ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, akaba ari umweru cyangwa umuhondo imbere ndetse n'umutuku cyangwa umuhondo inyuma. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ayo matara arangwa n'amabara asa. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umweru cyangwa umuhondo imbere cyangwa se umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo C. Ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Nkomeje gushimira n'abantu muba mwavuye gukora. Buriya umuntu wavuye gukora abatandukanye n'ugiye gukora ukava gukora ariko ukaza kutwandikira muri comment ukatubwira ati waratsinze. Hari n'abantu batwandikira kuri WhatsApp bakimeza bakagaruka bakatwandikira bakadushimira ati mwarakoze kudufasha, twatsinze, twagize aya ngaya, biradushimisha. Mujye muhita muhereza link inshuti zanyu nazo zize twigane. Murabizi intego yacu no kugira ngo dukore rimwe duhite dutsinda. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Ikirango ubundi bavuze ikirango ni kimwe n'ikimenyetso cy'amabara akurikira. Icyapa kiri kwerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza. Ese girangwa n'ikirango kimeze gute cy'amabara asa atemwa no mabara baduhaye? Iravuga ngo umukara n'umutuku. Mbega ngo umukara n'umweru. Seka ngo umweru n'umutuku. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza, bashobora kubikubaza ku buryo bw'amagambo cyangwa bakabikubaza ku buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu ugomba kureba iriya video kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi byere kujya bikunanira. Nk'umuntu wayirebye neza akayitondera kino kibazo ndakeka ko ugikoze. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Murabizi kiba gifite ikirango kimeze nka T, aho hejuru abasa umutuku naho kara karongo gahagaze kuri T gasa umweru. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo rero C. Ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku papuro.
Ikibazo cya 10 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abantu batandatu umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Mwese ziriya modoka ndakeka ko mujya muzigendamo ziba zifite imikandara cyangwa se umukandara. Ese uriya mukandara uba waragenewe nde mwa bano bantu bakurikira? Iravuga ngo umuyobozi. Hano iyo bavuze umuyobozi ntabwo hari kuvuga umuyobozi mu nzego zindi, ahubwo hari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Mbega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. Se ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi ziriya modoka ziba zifite imikandara yagenewe umuyobozi w'ikinyabiziga wicaye imbere, ndetse ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo ahategetswe kunyurwa, hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Wenda bari gukora umuhanda, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, wenda bari gusana umuhanda. Ubugari noneho ntabwo buri gutuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze. Rero ahategetswe kuba banyura hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho iyo mirimo irangirira. Wenda bakakubwira ati inzira igenewe kuba yacamo abantu ni iyi ngiyi. Ndakeka ko mujya mugibibona, wenda umuhanda waritse bakaba bari kuwukora, ariko hari ahantu abayobozi bari kugenda barakikirira b'ibinyabiziga. None aho hagomba kunyurwa hagaragazwa n'ibimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira ku ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara asatemwa y'ano mabara baduhaye. A rero iravuga ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Mbega ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Sega ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku. Deka ngo ry'umutuku n'umukara. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese icyo cyapa giteye ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye rero. Hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Seka ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ni B. Ishusho aba ari mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Hano rero iyo bavuze ngo ishusho ni ukuntu icyapa uri kukibona. Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari mpande eshatu? Ese uri kubona ari mpande enye? Cyangwa uri kubona gifite impande nyinshi? Nka cya cyapa kiba cyanditsemo stop, murabona ko kiba gifite imigongo myinshi. Iyo bavuze ubuso baba bari kuvuga hari abanditse ikirango, hari abanditse ikirango. Ese hasute? Ese ni umukara? Ese ni ubururu? Ese ni umutuku? None iyo bavuze ikirango ni cya kindi kiba kiri kukwereka icyo ugomba kwirinda cyangwa icyo ugomba gushyira mu bikorwa. Niba wenda ari icyapa kiburira hakaba handitsemo inka, iyo nka niyo kirango iri kukubwira ko ari amatungo. Ese
icyo kibazo cyerekeye ku ibyo ngibyo kizongera kukunanira. Ndakeka ko kitazongera kukunanira kuko mubimenye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurikira igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Iravuga ngo iby'inyuma ni metero 3 n'ibice 40 cyangwa se n'ibice 4. Murabizi zero iri inyuma y'akadomo ntabwo ibagwa, cyangwa rero kino kibazo ushobora kukikuha banditse ngo 3 n'ibice 4, ukaba wakica kandi n'ubundi byose ari kimwe, kuko 3 n'ibice 40 na 3 n'ibice 4 aba ari kimwe, kuko zero iri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. B ngo iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 50. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo na igisozo cy'ukuri kirimo. Urabona igisozo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cy'ukurikiyeho ni ikibazo cya 14 kibaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni iravuga ngo toni 24, B ngo toni 10, C ngo toni 16, D ngo na toni 53. Bibutsa ko bino bibazo gutya bimeze niko bigaruka. Ntabwo bahimba ibibazo iyo bagiye kubabaza. Kugira ukorere imutsinde, narababwiye nta rindi banga bakoresha abantu benshi, nuko warabonye imyitozo ihagije. Kandi abantu mudukurikirana buri munsi, ndakeka ko iyo mugiye gukora mutsinda, kuko njya mbona abantu benshi bari kumbwira ibyavuyemo, abenshi 19, 20, 10 nangahe mugatsinda. Rero kugira ukorere imutsinde, ushaka umwanya ukihine ukavuga ati buri munsi nzajya nkosora ikizambe cyakozwe uwo munsi, ahasigaye wajya gukora, kubera uba warabonye ibibazo byinshi kandi ikintu wakoze buriya kugira ngo kikunanire biba bigoye. Ikintu wakoze ntabwo upfa kukibagirwa. Niyo mpamvu rero kuba wakosora hano biba bitandukanye nuko wakwiga mwakira gitabo. Rero iyo wakosoye bino bizame byo, icyo wakosoye ukagikora ntabwo cyakongera kukunanira, icyo wishe nacyo ntabwo kigarutse kiba cyakongera kukunanira. Rero mujye muza hano dukosore ibizame byakozwe uwo munsi, asigaye nimugerwaho muzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni A toni 24. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Murabizi ahantu hose ntabwo wakoreshereza telefoni, hari ahantu biba bibujijwe. None nihe? Iravuga ngo mu biro bya leta, B ngo mu biro bya polisi, C ngo igihe utwaye ikinyabiziga, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ntibyemewe gukoresha telefoni ryari? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga. Murabizi gukoresha telefoni mu biro bya leta, murabizi hari serivisi nyinshi twaka dukoresheje telefoni kandi tukazaka abantu bari mu biro bya leta. Rero gukoresha telefoni ho biba byemewe. Mu biro bya polisi murabizi niyo habaye impanuka tuba tugomba kubimenyesha abapolisi cyangwa n'abandi n'imbangukiragutabara tukazihamagaza, ariko tukanabimenyesha abapolisi. Ubwo rero nabo bagomba gukoresha telefoni mu biro byabo. Seka ngo igihe utwaye ikinyabiziga, ariko igihe utwaye ikinyabiziga ukirinda gukoresha telefoni, kuko hari igihe ushobora kwakira amakuru mabi ugasanga bise bigutuma ukora impanuka. Rero mujye mwirinda gukoresha amatelefoni igihe mutwaye ikinyabiziga. Njye hari umuntu wigeze kuntwara kera, agenda ari gutongana kuri telefoni, nagiye ndi gusenga ngo mwambabarire ngereye amahoro. Rero mwebwe nimuba abayobozi b'ibinyabiziga, muzaba abayobozi b'ibinyabiziga beza. Niba baguhamagaye umanze uparika ikinyabiziga ubone kuyitaba. Ubwo icyo kibazo impamvu nyivuze nacyo barakibaza. Noneho nubona atari ngombwa cyane uyireke telefoni ukomeze urugendo, ariko ntabwo yabyemewe kuba wakoresha telefoni mu gihe utwaye ikinyabiziga. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko ugiye kunyura ku kinyabiziga kikuri imbere kiri kugenda gahoro. Murabizi kunyuranaho ni kwa kundi ikinyabiziga kiba kikuri imbere ariko kikaba kiri kugenda wenda gahoro cyangwa kidafite gahunda yo kuba cyakomeza ngo cyihute, ushaka kukijya imbere bitewe n'uko wenda ugeze ahantu bikwemera ko wakinyuraho. None ni ngombwa kwita kwa bino bikurikira.
karavuga ngo nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. Mbega ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Sega ngo ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. Mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ushaka kunyuranaho ni gute uba wakwitwararika? Ni iki uba ugomba kwitaho mwa bino baduhaye? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Mu gihe ugiye kunyuranaho uba ugomba kwitonda, ukamanza ukareba ko umuhanda ubona neza. Ukavuga se ndi kureba mu ntera ingana ute uvuye ahandi? Hari igihe aba ari igihe cy'ibihu bitari ukaba wemerewe kuba wanyuranaho, wenda wageze kuri murongo urombereje uri hagati mu muhanda ucagaguye, ariko wenda akaba ari igihe cy'ibihu utari kureba imbere neza. Ubwo rero ugomba kureba ko umuhanda uri kubona neza, waba ugiye no kunyuranaho ukitonda, kuko uba ugiye gukoresha ikindi gisate cy'umuhanda cy'ibumoso kandi kiba kigenewe ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu kugira unyuraneho uba ugomba kuba uri kubona imbere neza no kwitondera kunyuranaho. Ndakeka ko wari wahisemo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazengurutse? Mu zindi ndimi z'amahanga baravuga ngo kuri rompwe cyangwa muri rompwe. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga urahageze, ni ikihe cyerekezo uba ugomba kwinjiriramo? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo ibumoso. Mbega ngo ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. Sega ngo iburyo cyangwa ibumoso. Deka ngo iburyo. Ese ni ikihe gice, ni ikihe cyerekezo uba ugomba kwinjiramo iyo ugiye kwinjira hari abanyura bazengurutse? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Uba ugomba kwinjira mu cyerekezo cy'iburyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo iki? Ugeze ahari abanyamaguru barindiriye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Ugeze hahandi abanyamaguru baba bahagaze bategereje kwambuka, ariko uri kubona nyine barahahagaze. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Hano iyo bari kuvuga ngo wakora iki, bari kukubwira wowe umuyobozi w'ikinyabiziga. Hano tuba turi kureba ku bayobozi b'ikinyabiziga n'uburyo bagomba kugenda mu muhanda kugira ngo barinde ibyago abandi bari gukoresha umuhanda. Aravuga ngo kuvuza ihoni. Mbega ngo kwegera kwihangana ugategereza. Sega ngo gukomeza. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ugeze hari ahantu hari inzira y'abanyamaguru baba baragenewe kwambukira, usanze bahagaze ariko batatangiye kwambuka. Ese wabyitwaramo ute, wakora iki? Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni ukwihangana ugatekereza bakamanza bakambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza, ni mpande 3 ariko icuramye. Ese kino cyapa gisobanura iki? Gifite umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bwera. Iravuga ngo tanga inzira. Mbega ngo icyago. Seka ngo icyerekezo kimwe. Deka ngo ntihanyurwa. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26. Tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko cyangwa waramutse wagize ikibazo mwa bino bizame tukosora, uhita twandikira kuri 078 935 16 26. Tukagusobanura serivisi yo kugusobanura mpaka ubyumvishe, aba ari ubuntu. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni atanga inzira. Iyo ubonye kino cyapa uba ugomba guhita utanga inzira ku binyabiziga bindi byaje. Ari wowe uri kukibona ni wowe baba bari kubwira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma tugiye gusoreza. Kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye?
ukaba wabona icyapa ugahita umenya ko kiri kukwereka ko ugomba gutambuka mbere. Ese ni ikihe? Hano hari icyapa B6, hari icyapa A18, hari icyapa B3 ndetse hari n'icyapa A22A. Icyapa B6 gifite ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu ndetse n'ibirango by'amabara agizwe n'umweru ndetse n'umutuku. A19 gigizwe n'ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. B3 nayo ni umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo, ndetse na A22A nayo ni ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese ni ikihe? Uba ugomba kubona ukamenya ko bari kukwemera kuba watambuka mbere y'ibinyabiziga cyangwa abandi bayobozi baturutse aho ugana mu nzira ifunganye. Iravuga ngo ni icyapa B6, ndakeka ko wakibonye. Beka ngo ni icyapa A19, seka ngo ni icyapa B3, deka ngo A22A. Ese hano muri igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko rero bamaze kugihitamo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Ni igiso cy'ukuri nta kindi, ni A, icyapa B6. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayigeraho. Niba ufite inshuti yawe nayo ishaka kwiga amategeko y'umuhanda, ihe linki, ahasigaye ize twigane. Murabizi intego yacu ni kugira ngo dukore rimwe duhite dutsinda. Abantu muri gukora mwa kino cyumweru amahirwe masa, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.